n'abandi mwaje gufata mu mugongo munyemerere mbabwire ngo dukomere dutwaze byarimo n'agahinda tubahe ikaze kuri urwibutso rubitse imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane turibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane hano turi ni mu ishuri rya Petit Seminaire rirera abazaba abapadiri ejo hazaza haguye abatutsi benshi niyo mpamvu turi hano hari imibiri ishyinguye hano isaga 400 ni imibiri y'abatutsi benshi bari bahungiye hano bazi ko babona amahoro ariko ntibyakunda nuko umushyitsi mukuru hano hari mu ishuri ry'Abihayimana abatutsi bazi ko nk'uko byari bisanzwe ko bakukira ariko bazi gutereranwa na bamwe bari abapadiri hano muri Ndera harimo padiri mukuru wa paruwasi witwaga Gakuba niwe watanze itegeko ngo binjire hano bice abatutsi undi mupadiri wari uhari witwa Padiri Anani arambwira ati ntabwo byakunda ko intama zampongeyeho zicirwa hano atanga itegeko baramurasa Padiri Ananiya agwa ku irembo agira ngo arengere abatutsi Padiri Andrea nawe avuga ati ntabwo bikunda nawe baramurasa akaboko biba ngombwa ko Padiri Gakuba ari kumwe n'intare hamwe n'abasirikare batanga itegeko baraza bica abatutsi bari bahungiye hano bari mu bigo by'amashuri mureba barabica batemaguriramo igiteye agahinda rero babajyanye kuri cya kibuga cya basket barahorahoza hanyuma bakora igikorwa ndengakamere barabatwika dukomere rero n'impamvu turi hano hanyuma niyo mibiri ishyinguye hano murumva abantu batwitse nta kundi twari kubigenza bashyinguye hano niho twaje guha icyubahiro nagira ngo rero munyemerere nyakubahwa mushyitsi mukuru President wa Sena y'u Rwanda mbabwire gahunda ibera hano ngiye ubivuga nitwa Telesphore Murenzi ndi umuyobozi wungirije wibuka mu murenge wacu wa Ndera turi hano rero tugiye gufata umwanya ungana n'intimba dufite mu mutima twibuke abacu bishwe urupfu rubi baruhukiye hano nyuma abacu bishwe abakristo bishwe basenga nta gushidikanya ko Imana yabakiriye turaza kwakira padiri adufashe kubibuka mu isengesho hanyuma nyuma nkuko uwo wabuze ntacyo abana wamuha kandi baramukundaga turaza gufata umwanya dufata ururabo nk'ikimenyetso cy'urukundo bagiye badukunda kandi tukibakunda hanyuma tubunamire mu cyubahiro kibakwiriye dushyireho ururabo ikimenyetso cy'uko twabakunda kandi tukiri kumwe nabo hanyuma nyuma turaza kuva hano none dufite urundi rwibutso rutse imibiri y'abatutsi bicaye kuri umurenge wacu wa Ndera twerekeza muri Karayesi Ndera aho naho abatutsi benshi bataharokokiye bahaguye murakoze cyane nagira ngo rero munyemerere nyakubahwa mushyitsi mukuru munyemerere dufate umwanya tubane n'abacu umutima ungana n'umunota umwe murakoze murakoze nyakubahwa President wa Sena mu Rwanda na nyamunyemerere padiri dufashe kwibuka abacu mu isengesho
izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Imana yacu, wowe mubyeyi w'abantu bose, tugushimiye ingabire y'ubuzima waduhaye. Tugushimiye ababyeyi, abavandimwe, inshuti, aba bacu bose bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni abana bawe Nyagasani wari waraduhaye. Turagusingiriza ibyiza byose badukoreye igihe bari bakiri hano ku isi. Muri iki gihe tubibuka ngo tububahe kandi tubasabire, nawe turakwibuka Nyagasani kuko ari wowe mbere na mbere wakozwe mu nda. Bishwe n'abavandimwe umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo atambuke inamira wacu bashyinguye hano. Akoze dusabe uhagarariye ingabo inzego z'umutekano arahari, batambuke bamushyize ururabo. Arakoze. Reka dusabe uhagarariye imiryango y'aburi buzima hano, Tante Josephine, atambuke bamushyize ururabo yunamire abacu bashyinguye hano. Arakoze Tante Josephine. Kadusabe uwahagarariye RIB atambuke bamushyize ururabo yunamira abacu bashyinguye hano. Arakoze. Reka dusabe uwahagarariye Ibuka atambuke bamushyize ururabo. Arakoze. Reka dusabe Padiri dufashe mu isengesho nawe bamushyize ururabo yunamire abacu bashyinguye hano. Arakoze. Umuyobozi w'umujyi wungirije yahageze, yatambuka akunamira abacu bashyinguye hano. Afite ururabo yatambuka.
hano atambuke aho icyubahiro cyashyinguye hano ashyiraho ururabo. Abandi bafite imiryango bahuriye hano, hari n'abandi baje gufata mu mugongo, kugira ngo sabe abafite imiryango ishyinguye hano bafite indabo batambuke batwere bafashe bunamire abacu bashyinguye hano, batwere bafashe batambukeho hano hagati y'aho abana amashami yacu ashobotse ahagaze, bagenda bashyiraho indabo. Tugiye kwerekeza ku rwibutso ruherereye mu bitaro bya Karayesi, narwo rufite amateka atoroshye ku murenge wa Condera, kugira ngo rero protocole dufashe abasore bacu batambuke, abafite imiryango ishyinguye nabo batambuke, n'abaje gufata mu mugongo nabo batambuke neza nk'uko bikwiriye. Murakoze, twibuke twibuka.